gafaranga bwa atigeze aho hotel umugore reka genda bwiza iramuhote kuba mwametse ku buri se no kweba ku buri no uretse gashaka kuba yabarekareka bayinze nyuma barwaniye impamagara ariko yari mbere y'urukiko nta kindi yavuga ntabwo yari gafaranga uvuga yewe sikoviyo navuganye n'umugore n'umushinjacyaha umugore watanze ikirego yarwaniye n'umugabo telefone ashaka kuyitwara nawe arabyemera ko rukubona birimo rega birimo yagiye kure hari imwe yaguhaye ashaka kumwaka ni yakuko no mfite telefone yaramukwiye kuri chat nawe urumva manager yara ajya no kumwakira zani yakabisha umugore akwikiriye ni imbaraga za yarayishikuje kwa kwera bano kwikuru kuringana yego urugero yego kumva ati we arikura aragenda umugore umugabo agarabye ku nagenda natse byabaye no mare cyane byabaye telefone yereka ndi ku rukiko n'umugeni mu nyumba yagiye kuga ariko turukiko barwaniye telefone arayimushikuza ayimushikuje agwa uburiri umva nyine niba mwakururaga ni kugera abafata arasohoka afata imodoka aragenda icyambere kugenda ubwabyo bivuze aranga ko aza kurakara wenda agakora ikitari ngombwa yaragiye ararayo ngo agaruka mu gitondo cy'isi wenda haraye handi uyindi forex bari barubatse ngo y'urwakaniro rw'abagabo nyaruguru esansi ya nyaruguru narogiye make wayibona muri make yakoze neza ajya kugira ngo agataruka umugore amuceka kandi byose birashoboka kugira ngo bose agashyirana asanga umugore yagiye kurega umugore ajya kuri ribu yagiye atagiye gutanga ikirego bamubwiye ko kuri ribu bisange kuganiriza kuko ngo yari niwe yagiye kwisange bakajya gukura umugabo afunga mwisange muri isange ikintu bavuga ikintu gihari ribu ntabwo ikurikirana ibyaha gusa ushobora no kuba ufite ihungabana ukajya mu isange kwa muganga bazarureka kunyakira ntabwo nzabura unyakira nanjye banyakira ikintu gihari aho babanza wumva isange yaribu igituma abantu bayijyamo ari benshi umutekano n'ibindi njye niyo najyeyo ndi umuntu uzwi ndi umusitari barangirira ibanga komeza mu gihe atizera santere do sante kwinjira bakabona winjira ahantu handitseho meto yego kuko bamubonamo amapingu n'ubundi ubona ari mu ntabwo biri mento ntacyo biba bimurebaho bindi n'undi yakugekamo amapingu aradahari ntabwo ikorera aho bafunze biba ari ku kigo kimwe bitaro cyangwa muri santere hakoramo umuribo wo kubitaro ntabwo ari umuribo umukozi wa leta Yes, tubahaye ikaze rero bakunzi ba Upendo TV, umugoroba mwiza aho muri mwese mutandukanye, igitondo cyiza bitewe n'ahantu herereye. Dusuje abantu bari mu ntara zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba bw'isi ndetse n'ubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma dusuje na diaspora muri rusange. Uyu mugoroba wacu rero tugiye kugana ku ngingo zitandukanye z'amakuru agezweho ndetse yaba amakuru ya politike yaba mu myidagaduro. Reka tugaruke ku makuru mu minsi yashize igihe twavuga ku makuru wamenyekanye kuri mazina ya Bishop Gafaranga. Muziko amaze iminsi yarakatiwe iminsi 30 mbere yuko urubanza rwe rurubanwa mu mizi, ariko kugeza ubu ngubu ikintu gikomeye cyane nuko umugore wiwe Murava Annette
asa nkaho yatangiye kujya asa nkaho avuguruza ibintu byagiye bivugwa n'itangazamakuru. Mu bintu yagiye avuga yavuzemo yuko yatangajwe nuko umunsi buvugamo ibirego nawe yumvishe ku itangazamakuru atigeze atanga mu kirego yatanze, cyane ko atanemera ko yatanze ikirego kuko avuga yuko agiye kugisha inama ashaka ko babagira inama, atajya agiye kurega kuko yashaka ko babaganiriza, ariko we asanga ibyo yavuze ko ashaka ko babaganiriza bo babona ko bigize icyaha, biba ngombwa ko umugabo wiwe afungwa. Rero reka twumve twifashishije duce muri rusange twifashishije Mutesi Scovia, turaza kumva neza ikiganiro yavuze ko yagiranye na Murava, ubuhamya bwiwe cyangwa se amagambo yamwibwiriye. Birasa nkaho avuga ibintu bitandukanye n'ibyo twari tuzi n'ibintu twari tumaze iminsi twumva. Reka twumve muri rusange icyo baganiriye. barayabatwara kandi by'indanga Imana yarabitanze, ntabwo uzi ukuntu bajya ari nk'igihe byana ihute usome utwo basaha ageze. Icyemezo RDP 002447 akarongo kaberamye 2025 kaberamye TB akarongo kaberamye Nyamata. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruri ku cyicaro cyarwo ruhaburanishiriza imanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rufashe mu ruhame iki cyemezo RDP za nimero navuze haruguru ku ifungwa ry'agateganyo none ku 23 Gicurasi imyirondoro isimbuke y'umuryango. Okay. Ifungwa ry'agateganyo none ku 23 Gicurasi na 25 mu buryo bukurikira: haburana urega ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyamata bukekwaho ibyaha Zakaria Habiyaremye alias Bishop Gafaranga mwene ibyo bireke yavukiye mu Rwanda. Icyo gika kiba kirimo imyirondoro sona igikurikiye ibyaha akekwaho guhoza ku nkeke ngo ni ingingo y'147 y'itegeko nomero 38 akarongo kaberamye 2018 ryo ku 30/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange uko ryahinduwe kugeza ubu no kugeza kuri ziratariki. Icya kabiri, gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake, icyaha giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 11 y'itegeko nomero 059 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30/2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Imiterere y'urubanza, ubushinjacyaha buvuga ko uwitwa Aneti Murava yatanze ikirego arega umugabo we Hakiziyaremye Zakaria alias Bishop Gafaranga icyaha cyo kumuhoza ku nkeke ndetse n'icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake, aho avuga ko umugabo we amukorera ibikorwa bimubuza umudendezo mu rugo birimo kumukubita no kumukoresha imibonano mpuzabitsina niko birangiriye hamwe mpuzabitsina ku gahato, mutuka no kumubwira amagambo mabi amutesha agaciro, akamubwira ko ntacyo amaze ndetse ntacyo yavanye iwabo, akamubuza uburenganzira ku mutungo. Kugeza mu ijoro ryo kuwa 29 Mata 2025 yatashye amukubita ivi mu nda aramuniga kugeza ataye ubwenge. Umugabo afata telefone ze aragenda, undi ahagaruriye ubwenge atabaza abanyerondo bamugiriye inama yo kujya kwa muganga no kuvuga ihohoterwa akorerwa mu nzego z'ubutabera. Icya kabiri, nyuma yo gutanga ikirego Murava yaje kwandikira inzego z'ubutabera urwandiko ruvuga ko yunze n'umugabo we kandi ko yamubabariye akaba ngo aretse ikirego yari yamureze. Ya gatatu, Habiyaremye yaburanye ahakana ibyaha byombi akekwaho, avuga ko atigeze akiri umugore we ku nkeke. Icyakora yemeza ko urugo rwabo rwatangiriye mu bibazo kandi bitashoboye gukemukira mu muryango. Avuga ko yagize ibibazo by'imanza z'imyenda nuko ashaka kugurisha inzu yabo ngo yishyure asagure waguramo indi nzu iciriritse, ariko umugore akabyanga. Ikindi ngo batumvikanagaho nuko umugore we yangaga kuba imayange ariko we ntabyiteho. Aho rero ngo yemera ko atahaye agaciro amarangamutima y'umugore we. Cya kane, ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa umugore we nacyo avuga ko atigeze agikora, ariko yemera ko bapfuye telefone ayimwaka ku mbaraga, undi ayimwima, hanyuma akamusunikira ku gitanda arasohoka aragenda. Yemera ko muri iryo joro Aneti avuga ko yamukubise ataraye mu rugo, ariko ngo mu gitondo agarutse bariyunze, umugore amuha imbabazi amubwira ko agiye guhamagara muri RIB agakorayo ibirego yari yamureze. Nyuma rero ngo yaje guhamagarwa aritaba nuko baramufunga. Ikindi bapfuye ngo ku 29 ngo nuko umugore we yatanze amafaranga 260 y'u Rwanda
ayaha umuntu wamufashaga kubona ibyangombwa akayamuha atamubwiye, byatumye yaka umugore we telefone ze zombi ngo azigurisha abone amafaranga yo gukemura bimwe mu bibazo. Nuko amuha imwe, indi arayimwima, maze ayimwambura ku ngufu ngo amuhekera ku gitanda, arasohoka yatsa imodoka aragenda, kandi ngo akaba atararaye mu rugo. Avuga ko asaba gufungurwa by'agateganyo akajya gukomeza kubaka umuryango no gukemura ibibazo bike byari bisigaye. Maître Marceline Nyirabunguka wunganira Habiyaremye Zakariya yavuze ko nta mpamvu zikomeye zihari zituma akekwaho ibyaha, kuko n'ibibazo bagiranye babikemuye akamuha imbabazi. Asaba ko yafungurwa by'agateganyo, ngo nta mpamvu zikomeye zihari zituma akekwaho ibyaha, kandi ngo niyo zaboneka ngo yatanga umwishingizi, kandi n'umugabo wubatse utuye udashobora gutoroka ubutabera. Ibyo ngo bigaragazwa n'uko yahamagawe akitaba. Cya gatandatu, iburanisha ryabereye mu muhezo bisabwe n'uhagarariye ubushinjacyaha ashingiye ku kuba uregwa ari umugabo uwamureze, kandi ibivugirwa mu iburanisha bikaba byabangamira umuco mbonezabupfura. Asaba umuhezo mu rwego rwo kubungabunga ibanga ry'abagize umuryango. Habiyaremye na avoka we nabo bashyigikiye ubwo busabe bw'ubushinjacyaha, nuko urukiko rurabyemera ruburanishiriza urubanza mu ruhame. Hagiye gusuzumwa niba hari impamvu zikomeye zatuma Zakariya Habiyaremye alias Bishop Gafaranga akekwaho icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bakingiranywe n'icyaha cyo kumukubita cyangwa kumukomeretsa, n'izatuma afungwa mbere y'urubanza. Ubwo ni igihe hari hagiye gusuzumwa. Umutwe wa kabiri uragira uti isesengura ry'ibibazo bigize urubanza. Ibyerekeye kumenya niba hari impamvu zikomeye zatuma Zakariya Habiyaremye alias Bishop Gafaranga akekwaho icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye n'icyo kumukubita cyangwa se kumukomeretsa. Ingingo ya 66 y'itegeko nomero 027/2019 ryo kuwa 19 Nzeri umwaka wa 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha nk'uko ryahinduwe kugeza ubu, iteganya ko ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze, ariko ko ashobora gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Naho ingingo ya 3 wa 4 y'itegeko nomero 027/2019 ryo kuwa 19 Nzeri 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ivuga ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko umuntu akurikiranwe ashobora kuba yarakoze icyaha, ukurikiranwe ashobora kuba yarakoze icyaha. Ingingo y'147 y'itegeko nomero 68/2018 rimaze kuvugwa iteganya ko umuntu wese uhoza ku nkeke uwo bakingiranywe hagamijwe kumubuza kubaho mu mudendezo aba akoze icyaha. Naho ingingo ya 11 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu wese abishaka gukomeretsa undi, kumukubita cyangwa se umusagara ku buryo bwa kiboko bubabaje aba akoze icyaha. Icyemezo cy'urukiko. Ubushinjacyaha ntabwo ari icyemezo cy'urukiko, rigeze hano icyemezo RDP gutyo Kitire yose yandikaho icyemezo. Ubushinjacyaha buvuga ko icyaha cyo guhoza ku nkeke gishingiye ku kuba Habiyaremye yararezwe n'umugore we kamukorera ibikorwa bimubuza umudendezo. Aho ngaho ugiye ugeze wenda mu myandikire y'inkiko usa nkaho urimo gusubiramo ibya ubushinjacyaha yareze no byanditswe n'umucamanza. Usa nk'umanuka mwereke somera katumva biri bya bindi n'ubundi birimo ubwongezi uko urukiko rubibona. Ku cyaha cyo guhoza ku nkeke, urukiko rushingiye ku kuba Habiyaremye nubwo ahakana ko atigeze akiri umugore ku nkeke, ariko akaba yemera ko urugo rwabo rwatangiriye mu bibazo kandi bitashoboye gukemukira mu muryango. Ibyo bibazo ngo bikaba byari bishingiye ku kuba afite abana 4 kandi yarabyaranye na Murava umwana umwe, kandi yarabyaranye na Murava umwana. Ikindi batumvikanaga ngo nuko yashakaga kugurisha inzu yabo ngo yishyure imyenda asagure baguramo indi nzu, ariko umugore akabyanga. Rushingiye kandi ku kuba yemera ko abahagarariye umuryango baje kubaganiriza ku byo batumvikanagaho ndetse bakagira n'uruhare mu ikemurwa ry'ibibazo by'amafaranga. Ugashingira ku kuba yarivugiye ko yemera ko atahaye agaciro amarangamutima y'umugore we. None se kudatanga amarangamutima ni ikibazo.
Today, I'm going to show you how to do the Japanese natural Ozempic. About 22 days ago, I started using the Japanese usanga iyo mvugo ye nubwo iteruye ngo yemere ibyo aregwa ariko ifite aho ihuriye n'iy'umugore we umushinja ko yamuhohoteraga akamutuka ibitutsi bibi bimutesha agaciro akanamuheza ku mitungo amubwira ko ntacyo yazanye we. Ibyo rero rubibonye nk'impamvu ituma akekwaho icyaha cyo guhoza ku nkeke umugore we kuko uko kwanga ko agurisha umutungo basangiye no kumusaba ko wimuka we atabishaka nibyo byabaye intandaro y'ibikorwa yamukoreye bimubuza kubaho mu mudendezo. Abagabo mwese munkurikiye nubwo mwambwiye ngo ceceke ntabwo ibi nari gutume bigerayo urumva Marisha. Abagabo mwese munkurikiye ko mugurisha imitungo ya mwishatse twagiye ubwanjye bigize icyaha cy'amarangamutima kuko utaye agaciro kuko umuntu yumvaga ibintu. Abagabo n'abagore ku rukiko bafunga abagore babambutse kuko bashingiye ku mategeko adafite babafunga ubwo reka dukomeze urukiko rusanga ushobora bagasaba ko dukomeze ibyo rusomo wabona umusomura reka mbere akamenya ngo umubiri aho kugeza icyo umucamanza ndavuga nyine aho ugera ushyira reka mbe nkiza akadomo shingaho hagati ntibumvikane ikintu gikwiye gukora ku kintu runaka. Niyo mpamvu ari babiri, umwe agomba gukora iki undi agakora iki. Bananiwe kumvikana mugavuga ati kuba narahaye agaciro icyifuzo cy'umugore nemera ko nakushije mu gafaranga avuga ko atigeze ahohotera umugore. Reka agenda abwize ukuri yaramuhohoteye kuko bamuhetse ku burese ku buriro uretse gashaka no kuba yabarekareka barwaniye ariko yari imbere y'urukiko nta kindi yavuga ntabwo yari gafaranga uvuga yewe sikoviye navuganye n'umugore n'umushinjacyaha watanze ikirego yarwaniye n'umugabo telefone ashaka kuyitwara nawe arabyemera ko rukubona birimo rega birimo yagiye kureka hari imwe yamuhaye ashaka kumwaka n'ibi kuko nawe mfite izi telefone yaramukwiye kuri chat nawe urumva mwanyuze ajya no kumwakira umugore avuga ati ukurikije ibiro imbaraga zanjye yarayishikuje kubera no kuyikurura riri ingana reba urugero kumva ati we arikura aragenda umugore agarabye kwikura sinagenda byabaye telefone gereka ndi ku rukiko n'umugeni mu gihe yagiye kuga ariko turukiko barwaniye telefone arayimushikuza ayimushikuje agwa ku buriri urumva nyine niba mwakururaga ni ukugira hari akabiri gatege ndagwa muri ya screen abaragiye umugabo afata arasohoka afata imodoka aragenda icyambere kugenda ubwabyo bivuze aranga ko aza kurakara wenda agakora ikitari ngombwa yaragiye ararayo ngo agaruka mu gitondo cy'isuku wenda haraye handi uyindi forex bari barubatse ngo y'urwakaniro rw'abagabo Nyaruguru sansi ya Nyaruguru zo narogiye make wayibona muri make yakoze neza ajya kugira ngo agaruka kari bwaze umugore amuceka kandi byose birashoboka kugira ngo bose agashyirana asanga umugore yagiye kureka umugore ajya kuri RIB yagiye atagiye gutanga ikirego bamubwiye ko kuri RIB bisange kuganiriza kuko ngo yari niho yagiye ku isange bakajya gukura umugabo afunga mu isange muri isange ikintu bavuga ikintu gihari RIB ntabwo ikurikirana ibyaha gusa ushobora no kuba ufite ihungabana ukajya mu isange
irahari nyine hano kwa muganga bazarureka kunyakira ntabwo nzaba unyakira usaba sitasiyo ari nanjye banyakira ikintu gihari mu aho kubanza wumvisanga yari igituma abantu bayijyamo ari benshi ushinzwe umutekano n'ibindi njye niyo najyayo ndi umuntu uzwi ndi umusitari barangirira ibanga komeze yatizera santere do sante kwinjira bakabona winjira ahantu handitseho mento yego kuko bamubonamo amapingu n'ubundi biri mento ntacyo biba bimurebaho bindi n'undi yakukekamo amapingu aradahari ntabikorera aho bafunze biba ari ku kigo kimwe bitaro cyangwa ku santere akoramo umuribo bakubita ntabwo ari umuribo umukozi wa leta yes nk'uko mubyumva rero ntago Murava ajya kuri RIB ntago yagiye kurega Gafaranga agiye kugira ngo babaganirize babagire inama ariko nk'inzego bamaze kumva ibintu yaramaze kubabwira bumva yuko afite umva ko haje mike uzi ko bavuze ko afite ikibazo cy'uko afite mental issue bitewe n'agahinda yabanaga nawe ariko nk'uko Murava abisobanura avuga yuko we yababwiye yuko bitewe n'ibyo yaciyemo harimo ngo umusore bakundanye akiri umukobwa akasa nkaho batandukanye murabizi abasore n'inkumi batandukanye agashobora kuba yaragize depression kandi muzi ko n'agafaranga mu buhamya agiye yitangira yavuzemo ibintu bikomeye birimo kuba yarabaye imfubyi ubuzima yaciyemo bwo kuba mayibo ubuzima yaciyemo bwo kuba umukarani w'umuboyi kuragira ingurube z'abantu n'inka ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nawe byamuteye igikomere akorana igikomere cy'ubuzima noneho abona abantu babiri bahuye bose ari bababaye nibo bantu bagize byatumye bisa nkaho bituma ko abo bantu bagize ikibazo cy'uko kugira ngo bahuze bose bafite ibikomere biranga bituma abo bantu baza kugirana ikibazo cy'imibanire hanyuma rero ubwo icyo mwumva nuko icyabayeho ntabwo bashoboye kumvikana hanyuma bamaze kunanirwa kumvikana banza umukingure yes bamaze kumvikana rero bananiwe kunanira kumvikana Murava agenda agiye kuri isange yo kuri RIB hanyuma kugira bamugira inama ariko bamaze kwicara babyumvishe bumva yuko afitemo ikibazo babona ko ibintu byabaye abatabifata nkaho ari ikibazo cy'umuryango gusa ahubwo habereyemo ibyaha biba ngombwa ko batumizaho Gafaranga ariko Murava avuga yuko yari yavuze ko ikirego cyo bagikuramo cyangwa se ibyo yari yavuze bitakiri ikirego abikuramo kuko yamaze kwiyunga n'umugabo bamutuma ariko umugabo azaze kwitaba nta kibazo bavuga ko yamagaye komanda polisi wari hari Nyamata ariko bagenda hagiye kumva icyo bamuhamagariye birangira Gafaranga asigayeyo baramufunga reka twumve twumve icyo Skove yavuze mu byo yavuganye na Murava ubwe bihuriye yemeza ko bavuganye kandi murabyumva ko ibintu yavuze muzi ko Murava mu minsi yashize yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umugabo wiwe uvuga ko mbere y'uko umugabo afungwa bari baramaze kwiyunga niba ari ibibazo by'umuryango bari bagiranye bari barabikemuye icyabaye we aganira ibibazo bye ndetse ngo anababwira ibyabanjirije mbere y'uko abana n'undi mugabo ati rero ndi mu bantu barakara umujinya hato na hato ati uwo mujinya wa hato na hato ariko ikigaragara Benjamin ntabwo azamara ukwezi ku itariki 49 ibyo bintu bizamubaho umuntu w'umugabo sha iyi nkuru rega ntabwo ari kugera izi ngingo za yego aganira inkuru ye ayiganiriza wabo aramubwira ati buryo meze n'ibibazo dufite ushobora kuba ari nanjye urimo kumuteza ibibazo ariko kuko andusha imbaraga akaba yaba ari yewe abigendera muri uru rubanza muri ibi bintu amakuru yakuye ariko siporo biganiriye mfite ibintu yabwiye ngo baganire njye naganiriye nabo warafunguye umugabo atangiye kwidora ngo ajye kuri polisi kimufungura uretse gato mfite ibazwa ryo muri RIB kwa kundi bakubaza iyo yumvise uko uvuga aguhuza n'usa naho ageze icyaha kugira ngo byose babirebere hamwe utaza kuza guhungabanya ariko ukaba wajya no gukorerwa ikindi cyaha
ibyo byo ntacyo bitwaye rwose ribi bikora neza yego cyane muganga atavura ariko wasubirayo wenda ihohoterwa wakorerwa akajya gutera akaguhungabana rikakwica yego nibazwa nta muntu yavuze ko yamufashe ngo amunige ngo amusambanye cyo ko nibazwa nta yabivuze uyu mugore kwa gase ngo namusirikaga noneho ubaze umugore nicaye mu rukiko ibyavuzwe n'abanyamakuru buryo umushinjacyaha karimo urubanza nogenda ngo niba none se nigute bavuga yo utagize mu njye WhatsApp yanjye none se WhatsApp yanjye ya nko byumva rero muzi ko byarangiye mu itangazamakuru y'ikuvuga yuko Gafaranga yasambanyaga umugore yamuziritse ku gitanda ariko umugore arabihakana ibyo bintu ntabwo byigeze biba atangazwa ko nawe yageze mu rukiko agasanga niyo makuru ahari iby'ubushinjacyaha bwumvishe mu itangazamakuru nabwo bukabyandika mu kirego cyo mu byo birega umugabo ariko mu by'umugabo gore yari yabajijwe ntabwo byari birimo ubwo rero ntabwo tuzi ikihishe inyuma cy'uko itangazamakuru ryasunitse cyane ibintu bya Gafaranga ndetse bakamushyiraho ibyaha cyangwa se bakamuvugira ibyaha umugore we avuga ko atigeze abwira ubushinjacyaha ahubwo wakibaza ngo umuntu wazanye izo nkuru yuko Gafaranga yasambanyaga umugore amuziritse we yazikuye hehe ahubwo ndumva ari we ukwiye gusobanura ibyo bintu hano yabarabikuye kuko urumva ko niba Gafaranga ashobora kuba afunzwe azira ko umuntu yavuze ngo yasambanyaga umugore amuziritse kandi umugore ibyo bintu akabihakana ubwo tugereje kumva umunsi w'urubanza umunsi rwabaye bizagenda bite ukuri kuzajya hanze tuzamenya niba Murava yaba ari kwigiza nkana yaba yaravuze ibyo bintu yenda akaba ari kwihinduka ubushinjacyaha cyangwa se ubushinjacyaha nabwo bwarafashe inkuru bukwiye ku muhanda z'itangazamakuru nabwo bukazikoresha koko bidafite ibimenyetso bifatika reka twumve twumveho gatoya yangira wenda bagutiza iryo nibazwa yego bamurize ntabwo wakora akazi utayifite ubwo verisiyo sikovi yafite n'akasamo cyangwa se mbe njya kuyizana ngaruke nta kibazo ndagusigairaho ivuyemo yavuyemo na interineti yagize ikibazo rwose ndagusigairaho uzana kubera yuko wenda ikiganiro gishinguteho gato iyi dosiye abanyamakuru n'abandi bantu wenda bavugira ku mbuga nkoranyambaga kuko abo bantu bazwi bavuga ibintu bitabereye bagenda batatewe ikirego bitatanzwe mu kirego ni ukuri kuko yaramufashe ngo akamuniga ngo akajya kumusambanya mu rukiko ubushinjacyaha arega gukubita no gukomeretsa uyu mugore yewe ubwo nabaga ku buriri agasohoka ati numvishe mbabara mu nda ariko ndavuga se habaye iki kuki mbabaye mu nda ati ibyo nganiriye umuntu wanyakiriye nabyo ariko nta muganga werekana ko nakubiswe nanakomeretse hari ikintu cyankubisemo mu nda wenda ivi bakaba babona inyama icyo gihe biba byavuye muri iyo barimo kuvuga by'abaganga bakora ubusikoroge byagiye mu baganga nyine basuzuma iby'umubiri wanyuze mu byuma wagize gute byagiye hakenerwa usanzwe ngo bamfashe akanika ati turabona ko ndi inzobe ahantu bakunitse na hamwe mfite n'agashara icyo kiganiro kiriho iki ni kiri hanze ya mikoro ntabwo nabisura turimo turakubigeraho reka tugeze kuri iyo pepo urumva araganira komye hano nshaka ko Shaddad asoma ikintu gishingiye kuko imbabazi umugore sabira umugabo yarambwatuze ikintu cyambabaje ibyo bintu byaragiye ati ngiye n'umugabo byanarangiye nandikira abakozi ba ribu nyine baba ribu wavuga niba abaturage nuko byanga ntaho bizajya dufite abagitifu ati ndabandikira mbabwira ngo byararangiye nta kibazo ati tubura n'umuyobozi wa Nyamata wa ribu nawe turavugana turamusobanura avuga ngo yango naza yitabe nta kibazo umugore atakaje kwitaba iki kandi byarangiye hari hashize icyumweru ibyo bintu bibaye umugabo n'umugore babana nta mudugudu wongeye gutanga raporo ngo abantu wenda bongeye gushyamirana nk'abantu bari baswana arambwira ati ibintu byarangiye telefone yarayinshubije ati byararangiye ati kuko na telefone kuyinsubiza umukozi wa ribu yaravuga ati rero umugore we yatubwiye ko afite ikibazo cya telefone wamwatse yimusubiza umugabo azimusubiza zombi nari nazimushubije kuko njye nawe twari twarangizanyije ikibazo nta kibazo nacyo cyagize siko mu nkuru zagusohoka ko bagira ngo barajyana bajya kubaza ati mumuhamagariye iki ko njye nawe twarangizanyije ikibazo kugira ngo mumfashe kutugira inama kandi kamwe yari yasabye umuntu wo muri Isanga
byaba byiza ko mwajya nababwira ukuntu niyumva n'ibibazo nagize mbere y'uko nashaka uyu mugabo n'igihe twabaniye akazi ibyo bibazo bindi nawe mukamuganiriza mu rwego rw'uko twese twakira bikomere n'ibindi. Yes, nkuko mubyumva rero ni ikiganiro kirekire bagiranye, ariko ubu tuvugana muziko mu bintu ubushinjacyaha bwifashishije harimo kuba ko baravuze ko afite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe cyangwa se yagize ibibazo bya mental issue, bakavuga yuko yanakubiswe, afite ububabare bwo mu nda bukabije, ariko kugeza ubu ngubu kugira murava nawe ashyiremo imbaraga ziwe agaragaza uruhande rwiwe cyangwa se avuga ko ibyo bintu bivuga ko yaba yarakorewe atari ko bimeze, kugira ngo azashobore kuba yafunguza umugabo we, byabaye ngombwa ko ari kwirukanka kuba ajya gushaka ibyangombwa by'abadogiteri bashinzwe ibibazo byo mu mutwe, cyane cyane nk'ikarayesi cyangwa se Indera, aho tuzi nk'Indera, kugira ngo abone ibyangombwa byemewe n'amategeko, kugira ngo azashobore kujya kuvuguruza ibyo ubushinjacyaha bwifashishije bishinja, bitari ibyo ngibyo gafaranga yakatirwa. Ubwo reka dutegereze turebe umunsi w'urubanza uzarangira gute, tuzamenya uko bizagenda. Bakunzi bacu rero, reka dusoze ikiganiro cy'uyu munsi, hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka ejo tuzongera tubakoreye ku nkuru zitandukanye kandi nziza. Ejo tuzushobora kuzagaruka ku nkuru zitandukanye zirimo iby'abantu bari kwirukanwa muri Amerika, iby'intambara ya Iran na Israel. Mwumvishe ndetse ko Israel uyu munsi wa none Iran yarashe ku bitaro byo muri Israel, ndetse abantu benshi basa nkaho bahaguye. Urumva ntago ari ibintu biza kuba byoroshye rero ko Iran yarashe ku bitaro, ariko ikabikora bavuga yuko mu ibyo bitaro ariho Israel yabikaga imbunda za gisirikare ndetse n'indege za gisirikare muri underground. Israel rero ishobora kuza kwihimura. Amerika nayo yavuze ko itakibaye ifata umwanzuro wo kurasa kuri Iran cyangwa se kwinjira mu ntambara, kubera ko bisa nkaho abajyanama ba Trump bamugira inama yo kuba ibyo bintu bihagaritse. Yavuze ko atanze ibyumweru 4 hagati ashobora kuzarasa Iran nyuma y'ibyumweru 4 igihe byashira ari uko batumvikanye cyangwa se batagize ku mwanzuro, nyuma y'uko ejo yari yatanze amasaha 28. Ibiganiro byacu rero nakagaruka kuri Open TV, mukoreshe mukore like na comment zanyu. Ciao ciao.